bahise banabwira kwibaza ko banabwiye n'undi sintekereza ko ibintu byakagombye kuba bimeze ubu ngubu gusa nizere ko bimeze neza abantu ni inkozi z'ibibi cyane nta soni ntabwo mbisobanukiwe bagiye ubwo nawe utabizi ntabyo narinze pe ntabwo nigeze mbimenya rwose ni koko ariko nta kibi twari tugiye gukora turaza kugusobanurira na afande we ariko kajya umuntu wabona nawe uvuga nta kintu wari mugiye nakubwiye ko utagomba gusohoka n'umururu narabivuze ntabyo navuze niko madame nabivuze inshuro zingana iki mwari mugiye he mwari mubimenyesheje nde mwari mutembereye igihe turimo ntabwo ari cyo gutembera kuri mwebwe cyane wowe n'uyu muhungu mwari mutembereye nta soni nababwiye ko mutagomba gusohoka muri iyi nzu mu gihe iperereza ryacu rikirimo kujya mbere muranyumva neza kamarade aba bantu bagomba guhana ko bari gukina n'inzego z'umutekano gute barenga ku mabwiriza twabahaye muranyumva neza ikindi kandi ntaribagirwa ejo saa 3 ugomba kwitaba kuri office muri polisi uri kunyumva neza kandi witeguye abashyitsi bagiye kuza muri uru rugo vuba aha ngaha sigarana abantu bawe murakoze muri mukingurire bazima Barega birebire turaza kugusobanurira ariko turabizura gusa kuko bari ibintu by'amareka kugize amahirwe y'umugabo niba bahamagaye ibibazo guhamagara nuko yanze kukumva ariko bumvikana reka tujye mu nzu tugusobanurira ariko niba wishimiye kubona Emile ndetse na Grace babafatiye ku mupaka bakaba babagaruye andika muri comment ngo amena. So mbanje gusuhuza aho uherereye hose waba uri mu Rwanda waba uri mu Burundi kandi nkwifuriza umwaka mushya muhire uzawurye ntuzakurye ikindi kandi mwitwararike muri iyi minsi mikuru ntago aba ari byiza kwigira nabi ngo nuko iminsi mikuru yageze ngo wishime birengeje urugero ukore bidakorwa mugume mu rugo kabisa ibintu nibisanzwe. So rero nakubwira ngo filime kabisa kuba yatinze nibyo yatinze mwese mwakomeje kwivovota ariko filime noneho igiye kuza vuba kabisa ni vuba mu kanya. Ikindi kandi mugomba kumenya nuko impamvu filime iba yatinze nuko ibiri gutegurwa kandi filime iri gutegurwa bisaba umwanya uhagije ndetse n'ibintu byinshi ntago ari ibintu wazanga upfe guterura ushyire kuri YouTube oya mwese rero mwihangane kabisa. Gusa ikintu nakwizeza nuko filime igiye kuza ari umuriro kabisa. Wowe irasabwa gusa ukanda subscribe ugakanda like ubundi ugakora na share ubundi tukikomereza ku zindi episode za filime Urwibanga. Jya hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe. Ikindi kandi umenye ko ibitekerezo byo bigenderwaho iyo bari gutegura filime kuko ni byo muba mwasabye bategura bakavuga ati abantu bakeneye ibi ngibi ntitubatenguhe. So rero nakubwira ngo filime igiye kuza yarahinduriwe isura kabisa. Ibintu birimo ni ibintu byiza cyane kandi byatwigije bikanatwubaka. Ngira ngo mwarabyumviye ko mu
umuntu witwa Grace ndetse na Emile babategetse kwitaba kuri polisi, avuga ati mugende mu gitondo vuba na bwangu basange kuri polisi, ikindi kandi mugomba kwitegura abashyitsi bagiye kuza hano. So rero twavuga tuti ese abo bashyitsi ni bande? Ariko abashyitsi nta bandi nuko ni abashinjacyaha ndetse n'abapolisi n'abantu bo muri leta bagomba kuza hariya, kandi nta kindi cyaba kibazanye usibye kubwiza kamarade ukuri, bakamubwira ati burya abantu ufite mu rugo iwawe n'abicanyi bari bagutorotse kubera ibyaha byabo bazi kandi bahuriyeho. Gusa n'isa ntabwo turamenya impamvu kamarade akomeje kuba ahumye amaso akaba nta kintu na kimwe areba. Ntabwo tuzi ibintu Grace yashobora kuba yaramuhaye ku buryo no kuba banaturutse nabyo abifata nk'ibintu bisanzwe ngo by'ubwoba. Ntabwo twumva impamvu, ariko nakubwira ngo niba uri umugabo wubatse cyangwa se ukaba uzi nk'umugabo wubatse ukora ibi bintu rwose si ibintu byiza. Murareba nk'ubu ngubu kubera kwirengagiza byari bigiye kurangira abo bantu baturutse. Ese abantu murabona iyo baturuka kamarade na Debora bari gusigara bari kubafunga uko byagenda kose, kuko ntabwo wasobanura ukuntu bakubwiye ngo ucunge umuntu ntazagire aho ajya, nurangiza ugaragaze ko ngo utazi aho yagiye. ubwo bari guhita bavuga ati babizeranyaho cyangwa se babibabwiye, bamaze kubibabwira bahita bafata umwanzuro wo kubahungisha. Urumva ko rero nibo bari gusigara bari kubiryozwa, ntabwo wakwirengagiza ibintu ngo bizaguhire. So rero nakubwira ngo ni filime kabisa, ni filime nziza. Ikindi kandi murabona ko Debora arimo kugenda agera ku ntsinzi ye umunota ku wundi, w'ibyo yari ashaka arimo kubigeraho, mu gihe abandi bakiri kwirukanka mu bibara na hehe hose ngo barimo guhunga. Bo icyaha kirabaremereye kibari ku mutwe, ariko Debora we ari kugera ku ntsinzi z'ibyo ashaka. Nonaha Debora niwe muntu wenyine urimo guseka muri uriya muryango wose, bitewe n'uko we intsinzi ye ari kuyigeraho. Ikindi kandi buriya muri iriya minsi bari baraturutse, noneho agasigara muzi ko yari yarahize umuhigo wo kuvuga ati njyewe uyu mugabo agomba kuntera inda. Rero ntabwo twamenya, wasanga nawe baramuteye inda, byaba rero biteje ikibazo cyane aramutse agushije kamarade mu cyaha nk'icyo ngicyo. Gusa igihari ni uko nanone kamarade we azasigarana Debora bitewe n'uko Emile na Grace niyamara gufungwa kubera inkuru mbi azaba yumvishe zo kuba abantu babanaga ari abicanyi, abantu bose yizeraga ari abicanyi. Urumva azasigarana Debora ari kumuhereza care, ari kumwitaho ndetse anamutuzisha. Urumva ko rero n'ubundi niyo bazasigarana, ntabwo basigaranye kuriya gusa, n'ubundi bazasigarana, kandi ashobora guhita amugira umugore bitewe n'uko ibyaha bakoze ibyo biraremereye. Kuko bakimara gushinjwa biriya na Mamutone nawe asasa kuko ikibazo cy'uko bamuciye ururimi. Urumva ko rero bo bafite ibyaha byinshi ndetse binakabije, n'abantu bazafungwa kandi igihe kinini. Umuntu ukomeje kutobaza n'uriya mwana uri mu nda ya Grace, uriya mwana rwose w'inzirakarengane utazi iyo biva n'iyo bijya, akaba azavukira muri gereza. Urumva ko uriya rwose we afite ikibazo gikomeye cyane, ariko nta kundi byagenda, niko mwese bimera. Ntabwo twashyigikira ngo abicanyi bakomeze kuguma hariya ngo nuko atwite, nibajye kubafunga kabisa, ubutabera butangwe. Kuko Mutoni yababaje abantu benshi, ndetse na Mamutoni byaramubabaje kugeza aho basigaye banabwita ngo yarasaze, ngo ntari muzima, kandi turabizi ko ari muzima, ariko kubera ibintu bamukoreye ngo batavuga. Urumva ko rero ntabwo ari ibintu byiza cyane. So rero icyo twari dukeneye kabisa kirimo kugenda kigerwaho, kandi mwabonye ko polisi kabisa yafunze amayira yose abantu bashobora gucamo, kuko nabo baba batekereza bakavuga ati dupropose abo bantu uko biri kose niba bashinjwa bazatekereza gutoroka, kubera ko bazi ko ibintu byabo babikoze. Kandi ikindi hari n'igihe babikora nko kugira ngo barebe ko ari byo koko ko wabikoze, kuko ntabwo waba uzi ko utabikoze ngo uhunge. Ikirane kigaragaza ko babikoze. Ubwo rero isaha zirageze ngo babiryozwe ndetse
babafunge kabisa, buri kintu cyose bakibazwe kandi baryozwe ibyo bakoze. Urumva ko rero ubu ngubu niho filime igeze kabisa. Reka dutegereze ukuntu bigiye kugenda, babafunge bari abantu, nibamara kubafunga kabisa noneho urugo rusigarimo amahoro, kuko Deborah na Grace Deborah na Kamarade abantu bakomeje kuvuga ati nubwo Deborah yahinduye imico n'imyitwarire, bamwe barabyanze bitewe n'ukuntu arimo kwitwara, ariko Kamarade we nako Deborah harimo n'abakomeje kuvuga yuko baberanye, rero baramutse basigaranye nta kibazo. Reka turebe ahantu ibyabo biri buze guherera. Gusa wowe nakubwira ngo kanda subscribe, ukande like, ukore no kuri sharing video ku bantu batigeze bazireba. Nurangiza ujya hasi muri comment udushyiremo igitekerezo cyawe, ese uzagenda gute, urumva ahantu bigeze, ese nibyo koko cyangwa ntago biriya bintu bikwiye. Gusa igikwiye cyo nuko bari abantu bafashwe kandi bagomba kujya gufungwa, bakabazwa biriya bintu byose bagiye bakora, kuko si ibintu byiza, nta nubwo ari ibintu byiza bagiye bakorera Kamarade. Mwabonye ko rwose kumuca inyuma babigize umuco, kwifata uri murumuna w'umuntu ukajya kumusenyera, kandi byibuza ni byapfa no kuba ari n'umuntu wo handi. Ese murabona koko mugani wa Emile Kamarade ntabimenye, murabona ataziyahura? Ibyo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nta kundi byagenda. Ntago Kamarade ariwe washyigikira abicanyi, namara kubimenya azarwana no kuba yabyakira, kwakira ko umugore we amusize, kwakira ko murumuna we wenyine rukumbi yari afite nawe amubereye gutyo, ariko ntago yashyigikira ngo abantu nibabareke, cyangwa se ngo avuga ngo abantu ngo reka ngo bakomeze kuguma aha ngaha. Nta nubwo sahizi yabacikisha niyo babimubwira. Rero bagomba kujya gufunga Kamarade rwose, nubwo twagiye tubona kwirengagiza ibintu ni mu rwego rw'urukundo urugo rwe, kwanga kumva amabwire, ariko ntabwo yashyigikira ibyaha bimeze kuriya. Nibiramuka bibahamye azahita abirukana rwose. So rero nakubwira ngo wowe twakomeje kubana, ukaba warakanze subscribe, ni byiza cyane kukugira uw'agaciro kabisa. Niba wowe utarayikanda, yikande subscribe, kandi ikindi ntukagende udasize comment. Hasi muri comment section ukandika igitekerezo cyawe, kuko ibyo bitekerezo nibyo bigenderwaho mu kugena uko filime izagenda, cyangwa se mu kwandika filime no kuyitegura. Ikindi kandi abantu mureba filime ntukayirebe ngo ubure gukuramo inyigisho, umenye ngo niba ari Deborah mwigiye hibi. Deborah nawe hari amakosa yagiye akora ndetse menshi cyane, nko gufatirana Grace mu bibazo, kandi murabona nimo amubereye mubyara we, ndetse kandi yanamubwiye no muri batishimo, amubereye marene, yarangiza akamufatirana mu bibazo aho kumugira inama. Yego yamugira inama ntiyabyumva, ariko buryo urakomeza ugahatiriza, ntabwo wahita ufatirana umuntu. Urumva hari n'imiryango iri kugenda yisubiranamo, kandi ikindi Deborah buriya ntabwo yagakwiye gufata umuntu witwa Kamarade kamukoresha amakosa, kuko Kamarade buriya azi ko n'ubu ngubu urukundo rusanzwe rw'umuryango, ntabwo aramenya ikintu Deborah agamije. Biriya bintu rero ntabwo Deborah yagakwiye kubikora. Ibyo rero nawe wabyigiraho ukavuga ati kuko isaha n'isaha nawe byamuteza ikibazo. Buriya Kamarade ashaka yamubaza impamvu ibyo bintu byose atigeze abimubwira bari kumwe, yarigize inshuti ye. Urumva ko rero nawe yagiye akora amakosa. Ubwo rero nk'ayo makosa yagiye akora, wareba ukavuga ati ibingibi rwose njye sinabikora, si byiza, kandi nabyo ukuri kose bizagira ingaruka. Uwitwa Grace we n'ibicika kabisa, kuko Grace amakosa yakoze we araremereye, ndetse n'ingaruka murazibona. Niba uzi umuntu wenda ujya ukora biriya bintu byo kuba yaca umugabo w'inyuma akamutisha agaciro, kura ni ugutanga igisebo ku muryango. Biriya bintu ntabwo bikwiye, kugeza aho sahizi bariho ikibazo cyo kuba barisha umuntu, kandi uwo muntu bishe
bamwishe kubera yari amafuti yabo yo guca umugabo wabo inyuma, yo gushaka guca kamarade inyuma. Ni nyuma yaho rero Mutoni abiboneye agashaka kubivuga, nibwo bahise bigira inama baravuga ati umuntu reka tumwishe tuzagira amakuru atanga. None ibyari kubabera byiza nuko ayo makuru yari kujya hanze kuruta ubu bariho imanza zo kuba barisha umuntu kandi n'ubundi biriya bizanamenyekana. So urumva ko rero kuko ntabwo bazajya kwisobanura mu betere kubabaza icyabibateye, ubu rwose bazakivuga. Ndetse na Debora kugira ngo abone ukuntu agumana kamarade cyangwa se amutsindire, nawe azahita abivuga, wenda avuga ati banteye ubwoba bambuza kubivuga. Niyo mpamvu kubwira ngo rero filime kabisa igiye kuza ari umuriro. Aho ngaho rero wakigiyeho isomo kuri Grace. Sahizi murabona atwita inda itari iy'umugabo we, n'iyo ya murumuna we. Urumva ko rero icyo ni ikibazo cyane, kandi bakomeje gushwana bashaka kuyikuramo, ariko iranda yo ntigomba kuvamo, niko kenge gusa Grace yasigaranye, naho ibindi byo nta bisobanuro afite. So rero niba uzi umuntu waba ukora biriya bintu cyangwa se akaba ashaka kubikora, uzahita umugira inama hakiri kare, ushaka kunamutera n'ubwoba, kuko buriya nka Debora iyo abatera ubwoba baba bararetse ibintu byo kujya baca inyuma kamarade. Emile nawe murabona ko ishuri kabisa rirangiye rimunamiye, ishuri yarivuyemo kubera ibintu byo kujya mu buraya. Ubwo rero niba uri umunyeshuri cyangwa se niba waba uri umusore bisanzwe, buriya ugiye kwicira ubuzima, ni muri buriya buryo bicamo kabisa, ubuzima ugasanga urabuvangavanze. So nababwira ngo rero niba uzi wenda nk'umusore cyangwa se uzi umunyeshuri nawe ukora biriya bintu, nawe murabibona ko ingaruka ntago ni ikinarega, ingaruka ni iziraza utaraziteganyije, kandi kuzihanganira bikakunanira ndetse no kuzakira. Urumva ko rero ni ibintu bigoye.